Yes, nkuko mubibona ahangaha ni ahantu twageze. Abantu baratubwira ngo ahangaha ni ba basore bakunze kuza gukorera, ariko nyine kabisa natwe turahari kugira ngo tubikurikirane 5 kuri 5. Ndi kubona arimo ba mugentro bajya bavuga ngo arenze benshi mu kwigana Perezida Paul Kagame, bamwita Olivier Kagame. Vipi basore? Musaza. Kiri gute bros? Poa. None se man. Man. Nawe ninde wakubwiye ngo twitambike mu nzu koko? Kamera nazo. Makuru nabo basigaye wagira ngo sinzi. Ya nyine kabisa nje nkora ku Isumo TV ndi Gacha online. Bantu batubwiye ngo ahangaha no mukorera tuba tugiye gututsa mani n'iki nawe urabyumva. Olivier. Ndakumva. None se mugentro nawe mubana muri genge? Yashyushye. Uyu turabana n'umuhungu wanjye hafi aho turabana. Genge ni ngari bro. None se mwanyemerera tukaganira akantu gatoya? Gacha. Ngiye mu kiganiro pe. Oya twe abantu hora batwishyuza. Iminota mike. Olivier buturica. Ni wari iminota mike ya. Ni mike kabisa. Kanegure kwa kundi ndebe ko imeze. Nta kibazo turasubira mu kanya. Bugira turebe. Ntaribi. Okay. Yes, mbabwira yuko ibyo mwifuje bigiye kuba, tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Se ko mbona abantungwira ntarajya muri mudu. Aya nta kibazo, abantu bakunda umuntu ko ari. Abakunze Olivier Kagame. Okay, nta kibazo ariko nabwo muraniteguye ntacyo. Yes, mbabwira yuko ngiye kuri micro ni Gacha online. Make sure click subscribe ku Isumo TV. Wowe muntu uri muri diaspora, wowe muntu uri imbere mu gihugu, wowe muntu uri muri Afrika umva ikinyarwanda rwose dushyigikire, ukore subscribe ndetse na comment na share, uhereze bagenzi bawe. Akani kakanya twagenye kugira ngo tujye dushyika kuri za mpano bataratangirira by'amashuti, batuganirize bagifite amava muhira, batarategurira bya hatare. Ewana kabisa Olivier Kagame. Ewana ibi bintu se biba biri ku mihanda. Okay, ni byiza nabyo kuganira byose. Uri tayari kuganiriza abafanizi bawe? Nta kibazo, ngewe nditeguye nababwira ibyo bashaka byose. Ntacyo ndahari kabisa. Banumye barambwira ngo nze kukubaza ngo ese ku Isumo ngo Olivier Kagame ni ikihe kintu abazaniye kitandukanye n'ikindi basanga ahandi? Okay, icyo nababwira cyo nabanzanye uyu munsi gisa nkaho kidasanzwe, ariko nabwo ibidasanzwe mpora mbizana nuko njya mbona benshi babyumva bakareka kubishyira mu bikorwa. Ariko uyu munsi noneho navuye mu misa, ntabwo naje njye gutukana. Noneho basigaye bavuga ngo ndatukana, ngo ntuka abantu, kandi njyewe mba mbona ndi kugira inama abo bantu. Uri kugenda ubishyiraho umucyo? Yes, ni nk'ibyo biraho byose. Ariko uyu munsi ntacyo, reka tuganire. Tugiye kuganira. Abanyempano bagiye bambwira ngo uzagende umutuganirize, umubwire ngo atubwire ku kintu kijyanye n'ibintu by'abantu bakomeza kuba babaza cyane. Ngese bo byagiye bimubaho kuba ari abantu bagiye bazitira impano ye? Kubabaza abantu gute? Nyine hari ukuntu umuntu afite impano ugasanga hari undi muntu uri kwanga ko iyo mpano igaragara. Ibyo ni ibisanzwe, nibyo byeze hano iwacu, hano mu gihugu cyacu. Kabona umwana cyane abantu bafite ikibazo cya mikoro makeya, ugasanga umwana afite impano, ariko ugasanga
iyo mpano afite yari ifite aho izamugeza. Ugasanga abantu bari kumuca intege, bagasanga bari kumuha amagambo atari meza. Rwose bagiye bakimbaza icyo kintu ngo bakunze kugorwa kubyakira, muri bo bikabagora kubyakira. Byo ntabwo wapfa kubyakira nawe ubwawe, niba uri umuntu nawe urabyumva. Ibyo byose bikubayeho, kubyakira muri wowe ni ikintu gisa nkaho cyaturuka kure, kugira ngo wishyiremo kukiyumvisha ko ntabwo biba byoroshye byose. Nk'uwo munyempano se ni icyo wamubwira? Gira ijambo wamugenera. Ubundi rero niba ni benshi bijya bibaho, ariko apana kureba ku ruhande ngo urebe abantu baguca intege. Komeza ibyawe, ugendere mu nzira zawe, ibitekerezo ni wowe na n'ubundi byajemo. Iyo mpano ni iyawe, ntabwo Imana ijya kuyiguha, ntabwo yigeze igufatanya n'abandi. Nubwo mujya mubona ngo hari abantu bajya bakorana ari babiri, urugero wenda twahera kuri buri kantu na buri nguni, kamanuka gatoya za Musanze, Dorcas na Vestine. Bose rero nubwo ari abantu bagiye baba babiri, hagati aho buri wese aba afite impano ye. Nubwo bahuriza hamwe bakakora ibintu ukabona ni bimwe ni bamwe, ariko buri wese aba afite uko atekereza. Ntabwo abantu bahuza ikintu bataravuka. Ubwo rero umuntu nk'uwo, inama namugira rero ni uko yabijyamo, byaba mu ntambara, dore ko ikintu cyose urwaniye nayo ni intambara iba ikomeye pe, ari icyo ushaka kugeraho. Ibyo byose ubigeraho iyo washyizemo imbaraga ukarwana, nta kabuza ugera aho ushaka. None se ku kintu bakunze kumbaza ngo hari abaperezida bagenda babaka amafaranga, abandi bakabasinyisha amakontara adahemba, ubundi biriya bintu nawe byakubayeho koko? Ibyo byose nabyo byose ni ibintu biri aha mu Rwanda. Ugasanga umuntu araje arakwishimiye, ndetse ukabona ni umuntu w'umugabo, afite inda, akaza afite umutwe atekereza, akaza ngo sinya kontara ngo dukorane. Ukabona umuntu araje ngo nshaka kukugira umuntu, ukibaza niba ari Imana. Nshaka kukugira umuntu se ubu uri kuvugana n'itaka? Ubwo nyine abagutoraguye ahantu nyine. Sinzi uko abantu biyumvisha, cyane cyane abakire. Araza ngo ngiye kuguhindura ubuzima, ngo nkugire umuntu, ukibaza niba uri itaka riri aho. Ubwo byumvikane ko abanyempano bajya bihiringa ku giti cyabo, bashyike ku kantu bakavunikiye. Ntabwo ari cyo nshatse kuvuga rero hagati. Imana ijya ibaha umugisha. Imana yo n'ubundi iyo yaguhaye impano ni umugisha iba yo yaraguhaye. Icyo nshaka kwiyama rero ntabwo ni abantu baza ufite impano warihirinze kandi baza hari ahantu ugeze. Apana ndiyama abantu baza ngo tugiye kukugira umuntu, kubera manager nta support nzima bashaka kukubyazamo umusaruro. Bagusinyisha amakontara atagira akantu, nta mafaranga, nta kugufata neza, ahubwo bo baje kugutwarira inyungu zawe gusa. Nibyo byose nibyo nashatse kuvuga nabyo. None se ikindi kiri ku mihanda ni uko hari umukobwa witwa Aisha wise abagabo ngo ni amagweja wese utari muri CTU. Ubundi uyu mukobwa wese abagabo amagweja
niwe mwiza muri iki gihugu? ahubwo se uriya ni mwiza gute? Nirinze gutukana ariko sinzi ubenza ndisanga nabigezemo, ariko ntacyo, nubwo navuye gusenga hafi aho ubinzanyemo, kandi ntabwo nareka kubijyamo. N'ubundi mba nshaka guhereza abafana ibintu byose bumva ko byakemuka cyane. uwo Aisha rero, Aisha birirwa bavuga, iyo nkuru nayumviseho, ariko se ni ukubera iki? Akantu gatanga niki? Umuntu utanga niki arwaza abantu ngo kwita abantu amagweja? Harya ni amagweja? Twa dusimba tubyara indodo zivamo imyenda abantu bambara. Amagweja rero niba ari n'amaki sinzi icyo ari cyo, ibyo bisimba ntabwo ndabibona. Ariko yarakosheje pe, ntabwo twashigikira iyo mvugo. None se Aisha avuga yuko igihe cyose ngo umugabo nyamugabo utabasha gukora cyane ngo ari we muntu ngo wavamo igweje, ariko ngo umuntu ukora we ngo ntabwo ngo yabigweje. Ariko mubo yise amagweja sinzi, ni abagabo bose muri rusange yari yabo. Jyewe ubenza ntarimo. Nawe uri umugabo kandi ntabwo uri muri CTU. Oya, ntabwo yise u Rwanda rwose. Abagabo umuntu wese witwa umugabo akaba ataba muri CTU ni igwesha. Ni igwesha cyane. Ni ka gakobwa njya mbona hariya akina filime nyarwanda. Gakina akina muri kwa Nyakso. Akina ariko n'ubundi biriya ntabwo twagakwiye kugira ibintu birenze. Cyangwa barakari agahita yashakaga. Oya, n'ubundi nawe ukavuga nukasa. No mu bakobwa beza hano mu Rwanda ajya yishiramo ngira ngo. Ariko nta na kimwe cya kabiri njya mubonaho. Ni umukobwa uri aho wa wundi, nuko yagize Imana akaza kuvukira Kigali. Yaza kuvukira nka za Gatsibo, yari kuba ari babandi bahaza urwagwa njya mbona hano ku mihanda. Ariko ibyo byose rero ntabwo yashimira Imana ko yavukiye Kigali, akagira umunwa we ukabasha kuvuga, ukavuga ikintu nubwo ari ubugoryi yavuze, bikabasha kugera ku bantu bose, ndetse bikarakaza abagabo bagiye batandukanye hano mu gihugu. Ariko jyewe rero nuko uyu munsi nirinze gutukana cyane. Ariko ntabwo mba nshaka gutukana kuko ni ibintu binzamo bigatuma nkubwiza ukuri. Ariko muri uyu mwanya ho nzashaka umunsi muvugeho. Hari n'undi mukobwa witwa Jackie bamutereye ivi, ariko se ko abantu benshi bari kugenda bavuga ngo iriya ngo wasanga ari prank y'indirimbo bagiye gusohora. Jackie buriya ntabwo yagira umugabo? Jackie nawe ibyo yajyaga avuga mbere n'ibyo yajyaga akora ni ibikorwa bisa nkaho we kubwe yumvaga byaragize icyo bimufasha. Ariko jyewe ku bwanjye numvise najyaga mureba nkavuga ngo ubu ni ubugoryi. Ni umukobwa, ni muzima, ni mwiza, ariko afashe ubwambure bwe abushize hanze. Si wowe se ndi kuvuga buriya? Bamwita Jackie. Yakundaga ibintu byo gutukana, agakunda ibintu
byo kugaragara nyine nk'indaya undi mu magambo y'ikinyarwanda ni ntabwo ari indaya kugaragara ngira ngo yariyo hari cyarasambana arutwa n'isaki hariya yajyaga abikora kurusha n'amasaki ubenza yarariye amasaki menshi cyangwa akarya biriya bifizi by'amahene cyangwa inkaka nayo se ijya ibikora ngo iyo umugore ayiriye gakunda cyane abagabo wasanga nabwo yarayiriye none se hari ikintu kiri kugenda kivugwa ko ari abagabo bakunda ngo abagore bateye ngo nitaye faranseze b'abakobwa baba banyoroshya ukuntu ese na Olivier Kagame ari muri abo bantu bakunda abakobwa bateye uko nguko yewe ntabwo ndi muri abo bantu yewe nkunda uwo ari we wese ukasa ukameze dore ko hano muri iyi si nta muntu wiremye hari n'abajya kwiremesha ariko bije buno satani yaraje mu isi cyane bakajya kwibagisha bakikuzaho bakishirishaho ibibuno ndetse n'ibindi ariko jyewe ukuremwe iyo ngukunze mba ngukunze ntabwo njyewe ndi muri abo bantu nkabo none se umuntu witwa Dumpa hamwe na Godfather ni irihe jambo wumva wabagenera abo ni abantu bigira big mu Rwanda ngo bararenze ku kintu cy'imbuga nkoranyambaga ni ikihe kintu wababwira ku buryo bagomba nabo kumva yuko hari n'abandi bantu bafite impano icyo nababwira cyo kandi kitari kirekire cyane nuko baba bahaze imiceri muri Kigali biza aba n'abagabo Kigali bahisemo gakeya bo bibera hanze y'u Rwanda bari hanze aha ni nk'ibyo byose rero uhagiye mu Rwanda no hanze niko bimeze barahaga bakavugishwa n'ibyo bariye hafi aho kuko ntabwo umuntu muzima yaza ngo akwereke karenze ibyo bintu bireze nabyo hano ariko ibyo byose rero nibyo nshaka kuzagira ngo nzajye mbica bivugeho ndetse kandi jyewe nubwo babona ndi gupfa kuvuga gutya bakabona nta bintu bikaze cyane hari icyo numva nshaka kuzakura mu gihugu nkubaka abantu njya mbona cyane cyane njya nibanda ku rubyiruko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu nkarwubaka neza nkaruremamo amaraso mashya hari abayafite hano ariko hari n'abandi amaraso yabo yagiye yanduzwa n'ibyo babona ku mbuga nkoranyambaga ugasanga uru rubyiruko nka videwo yanjye iherutse kujya hanze ejo bundi urubyiruko ugakurikira Gasuku Media gukurikira Gasuku Media nabyo ni nko kunywa itabi kugira koronike cyane ukazajya mu kinyarwanda koronike yavuze ijambo koronike bumva yuko ni imbata bikugira imbata bw'icyo kintu ukazajya wumva buri munsi ugikeneye ukeneye kumva ibyo bintu kandi iyo ubyumva rero ntabwo ugenda ngo ubiryamishe ahantu ubishyira mu bikorwa niba ari ubwicanyi ushaka uburyo wica niba ari ubusambanyi ushaka uburyo usambana n'ibyo byose rero ibyo wumva ntukagire ngo hari ukundi ibintu biza ni gutyo biza bikajya mu bantu benshi bikabokama ariko ngira ngo hari kuba yarabyumviseho ashaka
nawe ndabiza zubwe ntabwo yicaye ubusa azabihindura ndabiza ashaka ibindi akora. ya turi gusoza ikiganiro cyacu, gira akantu wumva wagenda utavuze kari ku mutima wawe nka Olivier Kagame watugezaho. Okay, ni byiza nabyo ni ibintu bisanzwe hano bihora bigaragarira. Reka ngira inama abantu bamwe navuga ngo babita abakene hari, ariko mu mvugo nziza ni abafite ubushobozi bukeya nyine mu mibereho bisanzwe. Cyane cyane rero nanjye hagati aho ndi muri abo bantu duhuje kubaho, bantu duhuje kuba muri iyi si turi mu buzima butoroshye.